ibyo maze kuvuga wabyumvise? Have you heard what I just said? Ubana ute n'umwuka wera? How do you live with the Holy Mukorana Spirit? muti? How do you work with Him? Akumariye iki? What does He do for you? Abantu benshi umwuka wera yigendeye ntibanamenya ko yagiye. Many people, if the Holy Spirit departed, they would never know that He has left. Upfa kuvuga Yesu umwuka wera wamwihoreye ibindi ubwo wakumva bihagije. The moment you say Jesus and you leave out the Holy Spirit, they will see it's fine. Burya uretse no kukubeshya, But without lying, burya n'Imana data tuyikuyemo benshi ntibamenya ko idahari. even if we left out God the Father, most people would not even realize it. Upfa kudusigira Yesu Imana data n'umwuka wera bagiye bakajya gutembera nta kibazo. Menya urukundo rw'Imana kuri wowe biguha courage, biguha ubutwari. When you know the love of God, you will be encouraged. Najyaga mpangana n'abasirikare kuri bariyeri hagati ya 19 na 1994. Between 1990 and 1994, I'd be arguing with soldiers. Kuko naje mu mujyi narasobanukiwe uwo ndiwe. Because when I came to town, I had understood whom I was. Ndibuka umugabo wamfashe bafata ibyitso. I remember one man stopped me. Twarazamukanye. We were going together. Ngenda musomera yari hamwe n'abandi basirikare bamwescotinze 8. He was with him along other 8 soldiers. Nawe ngani wa mugabo we. Imana iturinda kuko We idukunda. have a God that protects us because He loves us. Buriya rero guhishurwa kw'abana b'Imana. Now the manifestation of the No children of God guhishurirwa kw'abana b'Imana. and the revelation they receive, Biva mu kumenya ngo Imana yantanzeho umwana wayo ku buntu. it comes from your knowledge that God gave up No His Son kundinda for you n'ibindi by byose His grace. zabikora kubw'urukundo rwayo. Hallelujah. 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 Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Turanezerewe kuba hano uyu munsi. We're glad to be here today. Nkuko senior pastor bivuze, As the senior pastor pastor amaze mentioned, hano icyumweru cyose. Pastor have been here for the whole week. Ntabwo nashoboye kuzana nawe iyi minsi ishize. I haven't managed to come along with her this past Ariko days, ndashima Imana ko uyu munsi byankundiye. but I'm glad today to work for me. Munyemere rero mbaho intashyo zo mu rugo Allow iwacu me to kuko give our regards. aho ho turahaba buri munsi. Ntabwo natanga izo kuri church kuko murabizi I ko yabaye retired. cannot give the regards from church because he's retired. Ariko abo twari kumwe ejo kuri church nabo nababwiye ko tuzaza hano But kandi I nabo told those who were barabatahije. together at church and they have sent their regards. Turashima Imana rero kubw'uyu munsi kuko jewe aha ni mu rugo. We thank God for this day because Nahoze this is mbwira home. pastor yuko I was telling twatangiranye Pastor namwe. that we started with you. Hariya hirya hariya aho mwari muri twari duhari In the mwatangiye corner where tubareba you twarakuranye We grew twaragendanye. together and we walked together. Ntabwo turi bashya muri uru rugo We are not new turabasangwa. here, we are from here. Ariko dushimishwa no kubona ukuntu muva mu bwiza And we are mujya mu glad to bundi. see how you go from Imana ihabwe glory to icyubahiro. glory. Munyemere rero duha ikaze mwuka So wera. welcome the Holy Muri mu Spirit. bihe byiza When nabibonye the good kandi times I Imana saw ihabwe it, icyubahiro. and glory to God. Ariko uyu ni umunsi Imana yaturemeye ngo This is a tuwishimiremo day God has tuwunezererwemo. created for us to rejoice in. Reka duhe ikaze rero umwuka wera Let's welcome aganiriza the Holy imitima Spirit yacu. to talk to us. Kaduhuze umutima Let's dusenge. pray. Uwiteka Mana nyiringabo, tuguhaye ishimwe n'icyubahiro kuko uri Imana yacu. Kandi turagushimiye yuko uri hagati muri twe kandi witeguye kuvugana na buri muntu wese. Ni wowe uzi imitima y'abantu bose bicaye aha n'abari online n'abazumva ubutumwa bwawe nyuma y'iyi minsi. Kandi uzi ibyo barushyemo, uzi ibibaruhije, uzi ibibaremereye. Turakwinginze ngo mu ijambo ryawe ushyiremo ibisubizo byose by'ibyifuzo by'imitima yabo. Kandi umugaragu wawe turamusengeye nubwo amenyereye kuvuga ubutumwa, ariko ini ni iteraniro rishya rimuri imbere kandi wowe uzi ubukene bwaryo. Ndamusengera rero ngo mwuka wera uyobore ibitekerezo bye, uyobore ubwenge bwe, uyobore umutima we kandi ubane n'akanwa ke umwigisha ibyo avuga, kugira ngo ibisohoka muri we byose biguheshe icyubahiro kandi bibere abantu umugisha. Kandi ubwo utugenderera twese nawe ntumusige, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.
muraho mwese. Hello. Ntabwo ndi butinde mu ndamukanyo I will not delay in greetings, kuko harimo bamwe tumaranye iminsi, for I know most of you we've been together for a couple kuko of kuva days kuwa now. gatatu kuwa kane kuwa gatanu nari ndi hano. Since Wednesday through Friday I was here. Turimo turiga ijambo rikomeye cyane ryitwa guhishurirwa kw'abana b'Imana. We are learning about the manifestation of the children of God. Abo twabanye umunsi wa mbere, Those that we've been together since the first day, twasomye amagambo ari mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku 21. we read from Ephesians chapter 1 verses 15 through to 21, Aho Paulo asengera abantu bo muri Efeso where Paul prays for the Ephesians or the people ngo in Imana Ephesus, ibaha umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa. that God would give them the spirit of wisdom and revelation, Icya mbere ngo bashobore kuyimenya. first to know him, Icya kabiri ngo amaso yabo ashobore guhweza, ashobore guhumuka, second that their eyes may receive understanding by being enlightened, ngo bamenye ubwiza bw'ibyo Imana izaraga bera, and that they may know what is the hope of his calling, kandi bamenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo zitagira akagero, and also to know the riches of the glory of his inheritance, iziha abera, arizo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. what is the exceeding greatness of his power toward us who believe. Ayo niyo magambo twahereyeho twiga muri iyi minsi itatu, These are the things we started, ariko hari n'andi twagiye twongeraho. and we added some more. Nagira ngo buri muntu wese abitekereze, I want everyone to think about these, yumve icyo Paulo yasengeraga. to follow what Paul was praying for. Kuki Paulo asengera ababigishwa bo muri Efeso ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa? Why Paul was praying for these people from Ephesus, for God to give them the spirit of wisdom and revelation. Iyo biba ari ibintu byoroshye Paulo aba yarabivuze akarekeraho, Had it been something simple, he would have just mentioned it and leave it there. ariko yarabandikira avuga ati ibi ngibi byo ndabibasengera. But writing to them, he said, for this I will pray. Kuko ikibazo gikomeye tugira mu bakristo, Because the biggest challenge we have with Christians, kenshi turababwira, most of the time we will talk to them, turabigisha, we will teach them, ndetse bakabyumva, and they will hear the message, ndetse bakabisubiramo, and they will repeat the message, ariko ntibabikore. but they won't do the message. Rero buriya gusobanukirwa neza guhishurirwa kw'abana b'Imana, Now, understanding the manifestation of the children of God, cyane cyane ufashijwe n'umwuka wera. by being prompted by the Holy Spirit. Abo twateranye muri iki cyumweru nagiye mbibabwira, Those that were here this week, we talked about it. buriya kimwe mu bintu Satani yadushoboje One of the things that Satan has played against us ni ukurema igihu cyangwa confusion was to create a confusing environment ku bijyanye n'umwuka wera. about the Holy Spirit. Abakristo benshi Now, many Christians bazi yuko umwuka wera akorera muri twe turi mu rusengero, think that the Holy Spirit will operate in us only when we're in church. abandi bazi ko umwuka wera ari ibintu by'ibitangaza byo kuvuga mu ndimi n'ibindi, Others think that the Holy Spirit just comes miraculously to speak in tongues and so on. kubera ko batavuga mu ndimi Now, because they don't speak in tongues, bageze aho bariyakira ko ubwo umwuka wera atari uwabo. they have just accepted that the Holy Spirit is not theirs. Ubajije abantu benshi, Now, if you ask many people, ugahagarara hariya ku muryango just stand by the door down there ukabaza buri muntu wese urimo kwinjira hano and ask everyone who is entering cyangwa usohoka, or leaving the room, ukamubaza utari ko ubana ute n'umwuka wera? and ask them, how do you live with the Holy Spirit? Wenda Yesu we, And they'll be like, maybe Jesus, yeah, hari iby'umwuka wera byo but the things of the Spirit, ni iby'abapasitori n'abandi b'abanyamwuka. this is for pastors and other spiritual people. Mushobora kugira ngo ndakabye. You might think that I'm just exaggerating. Muranyumva? Do you follow me? Niba unyumva mpepera. If you're following me, just wave your hand. Okay. Ibyo maze kuvuga wabyumvise? Have you heard what I just said? Ubana ute n'umwuka wera? How do you live with the Holy Mukorana Spirit? muti? How do you work with Him? Akumariye iki? What does He do for you? Abantu benshi umwuka wera yigendeye ntibanamenya ko yagiye. Many people, if the Holy Spirit departed, they would never know that He has left.
upfa kuvuga Yesu umwuka wera wamwihoreye ibindi ubwo wakumva bihagije. The moment you say Jesus and you leave out the Holy Spirit, they will see it's fine. Burya uretse no kukubeshya, But without lying, burya n'Imana data tuyikuyemo benshi ntibamenya ko idahari. even if we left out God the Father, most people would not even realize it. Upfa kudusigira Yesu Imana data n'umwuka wera bagiye bakajya gutembera nta kibazo. So long as you speak about Jesus and you leave out the Father and the Holy Spirit, they will be fine. Ariko muri iyi minsi ishize uko yabaye itatu, But in the past 3 days, umunsi wa mbere twize ijambo rivuga ngo iteka ryose Imana igiye gukora ikintu gihambaye. the first day we started saying that whenever God's about to do something great, Yohereza umwuka wera. He will send His Spirit. Cya kabiri twarebye cyaravugaga ngo kandi iyo Imana igiye gukoresha umuntu wese Secondly, we say that whenever God's about to use someone, ibanza kumushyiraho umwuka wera. He will fill them with His Spirit. Rero nawe niba ushaka kugendana n'Imana ugakorera Imana ukaba umuntu w'Imana, And for you, if you want to serve God, walk with God, ugomba kugambirira kugendana no gukorana n'umwuka wera. you need to purpose to walk and live and work with the Holy Spirit. Ibyo waba ukora byose Whatever that you do, turaza kubigarukaho. we will come back to this. Kandi nababwiye yuko kugira ngo ukorane n'umwuka wera biroroshye cyane. And I said how easy it is to work with the Holy Spirit. Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inzara n'inyota azaza aho ndi anywe. And Jesus said, whoever thirsts and hungers, let them come to me and they will drink. Ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Whoever that believes in me, the waters will flow out of them. Ngo kandi ibyo bivuze abyerekeje ku mwuka wera. And he said these things mentioning about the Holy Spirit, Uwaba bamwigeze bendaga kuzahabwa. that those that had believed in him were about to receive. Ngo ariko umwuka wera yarataraza. But the Holy Spirit had not come yet, Kuko Yesu yaratarahabwa icyubahiro cye. because Jesus had not been glorified yet, Kugira inyota yo kuzura umwuka. having the thirst to be filled with the Holy Spirit. Reka mbabaze ikibazo. Let me ask you now, Muracyankurikiye? are you still following me? Buriya iyo wigisha abantu saa sita Now, when you're teaching people around noon, kandi ari muri 40, and it's in 40 days of fasting, umuntu wese wigeze asenga akiyiriza ubusa iyo bigejeje saa sita ikintu cya mbere kimubaho no gusinzira. anyone who has been able to pray for long days, when noon hits, they doze off. Uri bwumva asinzira ntagira ngo ni amadayimoni yamufashe, ni ibintu bisanzwe. So if you find yourself dozing off, don't think that it's demonic. You're just hungry. Hari igihe numva bigisha bavuga ngo turacyaha amadayimoni asinziriza abantu. Sometimes preachers will be like, we cast out all demons that make people doze in the house. Icyokere iyo cyaje kigahura n'inzara icyo gihe habaho gusinzira. When- Niyo nta amadayimoni yaba ahari. When heat works with hunger, people will doze, but it has Ubwo nothing rero to do uri with kumva demons. afite ibitotsi agiye gerageza yikangureho gake. So if you Hanyuma- feel like dozing, just try your Umunsi wa best to kabiri stay reka awake. nihute. Second day, So icya mbere kugira ngo dukorane n'umwuka tugomba kugira inzara n'inyota by'umwuka. for us to work with the Spirit, we need to hunger after Him and thirst. Twarebye ikintu cyitwa kubaho ku kigero gisumbye icyo dusanzweho. And we looked at on the second day, we looked at living on a higher level, Kumenya kumvira mu mwuka. knowing how to hear in the Spirit. Buriya nababwiye yuko ikinyarwanda kigira ikibazo gikomeye cyane The Kinyarwanda language has a big problem. kuko hari verbe inshinga enye zose zihindurwa n'ijambo rimwe kumva. There are 4 verbs that will be translated into one word in Kinyarwanda. Burya abanyarwanda bagira sanse ebyiri gusa. And Rwandans, they have only 2 ways of Two seeing- senses. 2 senses. Kuko ubundi umuntu agira sanse eshanu. Normally, human being has 5 senses, Abanyarwanda bagira ebyiri. but Rwandans have only 2. Ni ukureba no kumva. It is to see and to hear. Iyo umuntu ashaka kuguha ikintu ngo wumve uko kiryoshye uramubwira ati mpa numve. When one wants to give you something to taste, to feel its sweetness, they will say, let me feel it. Twumvisha ururimi. So we feel or we taste with our tongue. Iyo ikintu gishyushye cyangwa gikonje Now, when something is cold or ugikoraho ukavuga ngo ndumva n'umuntu yakonje. you will touch it and be like, I feel like this person is Na cold. touch ni ukumva. So even the touch is just kumva or feel. Sibyo? Iyo umuntu agize amarangamutima Now, when someone's emotional, aravuga ngo ndumva mbabaye.
They will say like, twumvisha n'umutima. I feel like I'm sad. Ariko izo sanse zose But all these senses, tugomba kuzishyira mu mwuka. we need to put them in the spirit. Ukarya mu mwuka, You eat in the spirit. ukagira amarangamutima yo mu mwuka. You have spiritual emotions. Ariko ibi niba mwabyumvaga, I wish you understood this. ubuzima bwanyu bwahinduka. Your lives would change. Umuntu yaba arimo kukubwira ukumva mu mwuka. And if someone is talking to you, you hear from the spirit. Nkunze kubisengera I pray about this a lot. cyane cyane nkiri umupasitori nyobora paruwasi. Especially when I was still a pastor leading a parish. Buriya abakristo muri bitangaza. And I'd be like, Christians, you're very amazing. Rimwe na rimwe iri pastor ugomba kwiga kumvira mu mwuka kugira ngo wumve icyo abantu bakubwira. Sometimes when you're a pastor, you need to hear from the spirit for you to understand what people are saying. Najyaga nicara mu biro byanjye. I'd sit in my office Nkabwira Imana ngo Mana, and would say to God, Father, ujye umpa kumva hirya y'amagambo abantu bavuga. give me the ability to understand beyond the words that people are saying. Umpe kubona hirya y'ibyo banyereka n'amaso. Give me a perception that's deeper than what they show me. Umpe kumva n'umutima abantu bambwira ibintu. And give me the understanding of heart of the people that are talking to me. Uyu munsi ariko reka ne kubivuga kuko nawe ngiye kwinjira mu mabanga y'akazi. Buriya abakozi b'Imana, Now, servants of God, hari igihe umuntu akubwira ibintu sometimes people will talk to you ntubyumve mu mwuka. and you don't understand these things in the spirit. Hari igihe umuntu yicara imbere yawe Sometimes one will sit in front of you ntumurebere mu mwuka. and you don't look at them from the spirit. Ukamisinga opportunities z'Imana kandi utagombaga kuzibona. And you'll miss God's opportunities, yet you are not supposed to miss them. Impamvu mvuze ngo urugero nagiye kubandaruretse nuko rwagarukaga mu mirimo nakoraga nawe n'ibindi. The reason why I didn't want to mention about the example is it relates to my work previously. Buriya uruzi ko hari igihe umuntu aza ukamwumvira mu mwuka. Now, sometimes when one comes to you and you hear them from the spirit, Ariko ikibazo cy'uyu muntu ndacyumva and you'll be like, the problem, I understand it, ariko nta gisubizo cyacyo mfite. but I don't have an answer to it. Ariko ngiye kumurema umutima. But I'm going to strengthen them. Umuntu akagenda yashubijwemo imbaraga atari uko washubije ikibazo cye, ahubwo ari uko wumvise neza uko Imana ishobora kumubera igisubizo kuko wateze amatwi uko umwuka So the person will go encouraged not because you answered their question, but because you have confident kubaho them. mu kigero gisumbyeho. Living above, Ukabona abantu mu ndorerwamo z'umwuka. you see people through the spirit. Ukabumva mu ndorerwamo z'umwuka. You hear them through the spirit. Ukaba ku kigero gisumbyeho. And you will live on a higher ground, spiritual Living ground, on a higher dimension. on a higher dimension. Kuko iki ni ikintu dukeneye kubaho. Because one other thing that needs to be Ni nacyo kizatuma rimwe na rimwe tumenya gutandukanya abantu n'abandi. is that which will help us to differentiate from people. Hari umuntu uzi uvuga nka marayika, One will come speaking to you as an angel, ariko watega amatwi mu mwuka. but when you listen to them in the spirit, Arabwira ngo witonde uyu muntu the spirit will tell you to be careful about this person. ni gatumwa. He's just someone that's been sent. He's an angel of the devil. He's an angel of the devil. Ntutega amatwi amagambo ye. Don't listen to their words. Kandi koko hacaho umwanya ukabyumva. And after some time, you will hear those. Kumva no kurebera mu mwuka. Hearing and seeing through the spirit. Ariko ibi ngibi twarabyize sindi bubisubiremo. I won't dwell on this. We learned this Umunsi we the second wawo day. kwa gatanu Now, on the third day, which was Friday, twize indi nyigisho we learned about something else. ivuga ngo ibyaremwe byose We said all creation bitegerezanya amatsiko awaits eagerly guhishurwa kw'abana b'Imana. for the manifestation of the children of God. Kuko kugeza uno munsi Because until today, isi irashaka kubona abana b'Imana. the world still wants to see it, to see the Banyabo. children of God manifest. Kuko kugeza uno munsi Because until now, baratwitiranya. they still mistaken us. Baratwitiranya. They still confuse us. Ubu cyane cyane abapasitori twebwe twaragatoye. Mostly now, pastors, we have Abandi seen a abapasitori lot. bose ni ibisambo. Now, all pastors are just, Nta kindi baba bashaka ni amafaranga yanyu. all they want is just your money. Kubera iki? Why? Isi itegereze guhishurwa kw'abana b'Imana bavure. The world awaits eagerly for the manifestation of the true sons of God.
kuko ntiramenya gutandukanya because they're not capable of making a difference. izahabu n'ibikwangara. Fake. What is right and what is fake. Kubera iki? Kubera ko twese tuza twambaye kimwe tuvuga kimwe ndetse rimwe na rimwe bikwangara bikavuga cyane kuruta izahabu nyazahabu. Because most of the time we all come in one place and we dress alike, but it's very hard to differentiate the fake and what is right. Mu gihe cya mbere ya 1994, Now, back in 1994, before 1994, icyo gihe kuba umurokore byari bisebye. being a Christian was something to be despised. Nkatwe twize iyo wagenda gufite Bibiliya abantu baravuga ngo nawe usigaye wo mu basazi bo barokore. Now, for us that had gone to school, seeing us walking around with Bibles, they would confuse us with sick people. Nubwo ntavuga ngo byari byiza kuruta ubu, ariko nibura icyo gihe abantu batinyaga kwitwa barokore ngo batabita abasazi. Though I cannot say it is now better than it was then, but at least back then people were afraid to be called none muri kino gihe crazy. kuba umurokore byabaye fashion. Now today being a Christian is just fashion. Waza umuntu ati jyewe nsengera mu barokore. You ask one person, I will say, oh, I'm a Christian. Wareba imyitwarire uko siko mbona tariya barokore. When you check their conduct and you're like, oh, this is not a Christian Hari abantu conduct. bazi ko kuba umurokore ari ugusengera mu itorero runaka. Some people think that being Christian is to be a member of a specific church. Harya pastor mwebwe mubarwa mu matorero y'umwuka kuko ushobora kubaza umuntu akabwira ati ubwo nsengera muri restoration church ubwo ndi umunyamwuka wahiye. Now one will be like, because I go to Restoration Church, I am a spiritual. But how? Kuko isi iracyategereje ibyaremwe byose bitegereje guhishurwa kw'abana b'Imana. All creation awaits eagerly for the revelation, the manifestation of the Isi children of God. iracyategereje kubona abasore bo muri Yesu bagenda bakavuga ngo bariya basore baratandukanye. The world awaits to see young people in Christ walking out here and say, these people are different. Reka mbabwire ikintu cyantangaje. Let me tell you what amazed me. Naganiraga n'umuhungu w'umupagani. I once spoke with a pagan man. Ahubwo atari ko burya abakobwa b'abarokore n'abapagani ntabwo batandukanye. And he said, Christian women and non-Christian women are just the same. Ati izo kategori zombi naziryamanyemo na benshi. And he said, those two categories I fornicated with them. Numva ndababaye. And it saddened me. Kuko isi iracyategereje itegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Because the creation awaits eagerly for the manifestation of the sons of Kuko God. jyewe nkiri umupagani. Because when I was still a pagan, umukobwa w'umurokore yanyeretse itandukaniro. a Christian woman showed me a difference. Natangiye kumubwira amagambo y'ubugoryi. When I started speaking stupidity to her, ahagarara ndeba. she stood and looked at me. Arangwa ngo burya abahungu b'abapagani ngo murabaswa. And she was like, you pagan men are just stupid. Ntushobora gutandukanya umukobwa w'umurokore n'umupagani. Can't you even make a difference between a Christian and non-Christian girl? Mpita nifata. And I abstained myself. Musaba imbabazi. I apologized. Ikintu cyanejeje. What made me happy? Imyaka ikurikiraho nakijijwe. The years after when I got born again, nabaye best man w'umuhungu wa murongoye. Twajyaga I tubisubiramo. became the best man of her Nabwira uwo husband. muhungu amubwira nti uyu mukobwa uyu mugore wawe I would tell that man, your wife yigeze kunshyira ku murongo. has once put me on the right seat. Arambwira ati rwose urasuzuguritse cyane kubona utashobora gutandukanya umukobwa w'umurokore n'umupagani. She showed me how despised I was because I couldn't make a difference between a Christian None umuhungu from... w'umupagani arambwira yuko abakobwa b'abarokore n'abapagani badatandukanye. Isi iracyategereje guhishurwa The creation awaits kw'abana b'Imana for the manifestation of the children of God muri domene zose. in all ways. Reka nihute njye ku by'uyu munsi. Now let me go faster on today's Icyo gihe narabwiye ngo message. kugira ngo biriya bizashoboke I said for that to be possible, nuko tuba mu Mana we need to be in God. tukaba fully surrendered tukiyegurira Imana koko. And for us to be fully surrendered.
uyu munsi rero Now today, tugiye kwiga amagambo yoroshye ariko ndagerageza kuba brief kuko mu iteraniro rya mbere pastor yari yanyorohereje ankorera samari mu magambo make kundusha none yewe yanjye nyikoze mu minota myinshi ndakora ariko kubera ko ari ku cyumweru ubundi ndagombaga kubikora ntyo kuko benshi nta nubwo bakurikiye izo zose ntacyo bitwaye ndagira ngo mufate bibiliya zanyu please take your Bibles. mujye mu Bakorinto ba kabiri. We are going into 2 Corinthians 13. Reka ndebe yuko hari abangilikani benshi bemigratinze muri restoration. Let me see if we have some Anglicans here. Ngiye kubaterera isengesho tujya dusenga iwacu mu nyikirizo. I'm going to start a prayer we pray in our church and I want you to continue it. Ubuntu, The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. mwadutwaye abantu benshi nabyumvise. Abantu bazi gusubiza ubuntu mitamenye ko hari aho banyuze. So if you're capable of answering this, I know you have been there. Ariko ubundi uretse kwiganirira Now, ubundi aya magambo amatorero menshi akunze kuyavuga. jokes aside, many churches will use these words. Aya magambo rero akubiyemo inyigisho nshaka kubigisha uyu munsi. And these words carry the message I have today. Inyigisho nise transformed by his presence, guhindurwa no kuba mu bwiza bw'Imana. We are going to talk about the transformed by God's presence. Buriya kugira ngo isi zatubone uko turi. Now, for the world to see us as we are, nuko tuba tumara igihe kirekire mu bwiza bw'Imana. we need to spend enough time in the presence of God. Murabizi Now, you know, mu gitabo cyo kubara in the book of Numbers, batubwira ahantu Mose yagiye kureba Imana. there's a place where Moses went to consult God. Amara iminsi 40. And he spent 40 days there. Noneho Bibiliya yatubwira ngo amanutseyo And the Bible says when he came back, ngo abantu barebye mu maso he when people would look in his face, ngo abona harabagirana kubera ko yari yamaze igihe imbere y'Imana. they saw that he Nta nubwo ari no was kuva shining. ni mu kuva. Noneho It's in Exodus. ngo yamara umwanya ngo kwa kurabagirana kukagenda gushiraho. When he came, he was shining so much, but as more ngo iteka time he ryose spent iyo with them, asubiraga imbere y'Imana ngo yazaga arabagirana ngo bagatinya no kumureba mu maso. but whenever he'd go back to God, when he came back to them, they'd be afraid to look at him because of Buriya the rero glory he had. ikiduhindura Now, what changes us ni igihe tumara turi imbere is the y'Imana. time we spend in the presence of God. Kubera yuko iyo tumanutse imbere y'Imana Because when we come before God, duhindurwa no kubana nayo. we are transformed by his presence. Kuko Hallelujah. iyo tugiye imbere y'Imana Because when we go before God, icyambere turabanza twebwe tukihishurirwa. first we receive a revelation concerning ourselves, Tukihishurirwa. a revelation of ourselves. Tukimenya. We get to know ourselves. Nahoze nganira na pastor I was talking with the pastor. mubwira ni kimwe mu bintu amatorero ya giprotestant buriya bahombye I said one of the things that Protestant churches have lost ni ikintu cyitwa contemplation. is contemplation. Buriya mu Gatolika Now, in the Catholic Church, nubwo mu banegura though we despise them sometimes, bajya bagenda bakicara they would go and sit. wenda aho bicara nicyo wenda nagiraho ikibazo Maybe where they sit is where I can draw a problem, but ariko ubundi wicaye imbere ya Yesu when you sit before Jesus ugatuza and you calm down, urusaku rwose ruri muri wowe ruratangira rukazamuka and all the noise in you starts going up, boiling up, n'amarari yose ufite aratangira akazamuka and all your desires will just boil up, ukayashyira imbere ya Yesu and you expose it before Jesus, ukihishurirwa. and you get to know yourself. Murabona muri kino gihe barakubwira ngo abantu benshi bafite depression ngo bafite agahinda gasazi. Now, today people will say many people have depression. Iyo ugiye imbere y'Imana When you go before God ukiyumva mu mwuka and you know yourself in the spirit, ukabishyira imbere y'Imana you put it before God. uvayo yakuguraniye. You will come back after he has made an exchange. Niyo mpamvu ayo magambo twasomye That is why the words we just read, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, the grace of our Lord Jesus Christ, nicyo kintu cya mbere kibanza guhindura ubuzima bw'umuntu. this is the first thing that starts in transforming man's Kumenya ngo life.
ibyo ndimo byose, ibyo ndibyo byose, n'ibyo mfite byose, knowing that whatever I possess, whatever that I am, and whatever that I'm doing, ni umusaruro w'ubuntu bw'Imana. it is just by the grace of Christ. Nkunda ukuntu Yohana yabyanditse I love the way John put it mu butumwa bwiza, in the Gospel of John. aravuga ngo ibimurimo He said, all that was in him, nibyo yaduhayeho natwe, he gave us. ngo ni ubuntu bugeretse It ku is bundi. grace upon grace. Ndabona hari abantu barimo gushaka ayo magambo, ariko nimureba mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana umenye ari umurongo wa 16, ariko ndaseta do memoire, ariko If you're looking for these words, it's in John 1 ngo verse 16. ibimwuzuyemo And all of his fullness nibyo yaduhaye, we have all received. ni ubuntu bugeretse ku bundi. Grace for grace. Tekereza wicaye hano, Now think to yourself, ibintu byose ujya wishimira, whatever things that rejoice your heart, ibintu byose ujya wirata, whatever things that you boast about, ni ubuntu. it's grace. Hari abantu bamwe Some people b'abahanga, are so clever. nkunda kubibwira abantu nibyo nkunda guheraho, kuko benshi nibyo twirata cyane I cyane love bize. starting with this because this is what we boast Kabona about so umuntu much. yifashe mu mufuka. You'll see one putting their hands in the pockets. Ndibuka kera nkitangira gukora akazi, nari umwarimu muri university. Remember when I started my first job, I was a professor at university. Ndi umujene w'imyaka 24. I was just 24. Ubu mfite ibiro 78, ubu nari mfite 66. Nabivuyeho vuba hanga. Now I weigh Ubu nari 78. gatoya ukuyeho ibiro 12 kuko ngana uyu munsi. Uri imagine uko nanganaga. Now I weigh 78. Back then I was weighing Kandi icyo 60 gihe hari ukuntu something. nari mfite na face, nari ntaraza nimvi, murabyumva. And back then I didn't have my gray Nta hair. n'ubwanwa nari mfite. Ubu ngubu ndabufite nuko mbwogosha, ariko nta bwanwa nari I mfite. didn't have beard. Now I can cut it, but I didn't have beard back then. Noneho nawura n'abantu kuvuga ngo uyu nguyu ngo n'umwarimu muri university, ngo ngo uyu muntu w'umwana kumva ni ishema. And when Kenshi I'd meet nakundaga people, kwigisha nifashe mu mufuka. when I'd meet people, they say that I'm a university Ajya professor, mu ishuri, and they were surprised by my age. isomo narifashe mu mutwe nkarimanuka gusa ntareba kuri note kugira ngo abana babone ko ndi kabutindi. So I would be in class and just put my one hand in the pocket and just teach them from my mind. I had crammed everything just to impress them. Noneho umwaka urangiye, At the end of the year, mbona banyohereje akabaruwa I received a note kangana n'uru rupapuro. as small as this paper. Nta nubwo rwari rwanditse imbere n'inyuma. It was not even written on Yari amafraze atatu front and gusa. back. It was just 3 words. Muri envelope ya Or 3 sentences. Air Mail za zindi za bleu rouge ziri cheap cyane. It was a card. It was a card. No. Just a mere paper, An envelope. An Ariko envelope. very cheap. a very cheap Noneho envelope. handitsemo ngo pour des raisons d'état. Byari byanditse mu gifaransa. And it was written in French. Tu n'es plus à la faculté de l'Université nationale du Rwanda. Tu as été redéployé à l'école secondaire. Prière approcher le dit ministère pour ton redéploiement. Signé ministre Kanaka. Interuro eshatu ziri muri envelope ya very cheap ku gapapuro katuzuye, iranterura imvana muri université, ibiro byanjye bihindura 0, nisanga ndi Rurindo mu cyaro. I just received a small note on a very cheap envelope that said that for the state reasons, you're no longer a university professor, you redeployed in secondary school. Approach the ministry to address the rest. Muri troncome. And I was sent back in middle school. Ariko ngiye kwikubita hasi. And before I just hit the ground, Numva ikiganza kiramfasha. I felt a hand holding me. Ngo bite. It said, "How are you?" Bandangije. And I said, "They just hit me." Arambwira ngo ya, And he said, "No, ubu nibwo ubuzima bwawe bugiye gutangira. now your life is going to start." Hallelujah. Hallelujah. Buriya hari ibintu Yesu akora. There are things that Kuko Jesus icyo gihe nageze does. mbuzi icyo nkora nsoma Bibiliya mpura na Yesu musitaraho ndakizwa. Because when I got back down there, I didn't have much to do then. I started reading the Bible. That's how I believed. Hanyuma ntangira kugendana na Yesu. Then I started walking with Jesus. Ikintu cya mbere nasobanukiwe The first thing I understood nuko ibyo najyaga nirata byose was that all my pride ni ubuntu.
was just grace. ko Imana yaranyicaranye Because God sat me down yarambwira ngo ariko ubwenge and He said, now knowledge, ujya kuvuka before you were born, hari ubwo wigeze ukora komande y'ubwonko did you even make an order to get a brain? hari ubwo se papa wawe na mama wawe banabusengeye Did even your parents pray for it? n'ubwonko ufite n'ubwenge ufite, it's by grace. The brains and the knowledge that you have is by grace. kuba uri muzima ni ubuntu. If you're alive, it's grace. buriya kugira ngo numve iki concept y'ubuntu Imana yaransobanuye numva irambwira ngo hera mu bwana bwawe. God taught me the concept of uyu grace. munsi ni ubuntu. To start from my childhood up to today, it's just Subira inyuma grace. ndareba And I looked back. ibyo by'ubwenge nababwiraga. The things of knowledge that I told you about. hari umwana twiganaga iyo nabaga nabaye uwa mbere yabaga uwa kabiri narangaraho gatoya akaba uwa mbere. There is one classmate who used to be the second in my class. When I was distracted, he'd be the first. umunsi twakoze examen officiel we baramuroza arapfa. Now, the day we sat for our national exam, she was poisoned and she died. kuki se atari jye baroze? Why wasn't it me? ko n'iwacu hari abarozi. Because even in our neighborhood, we had witchcraft. Grace. That's grace. nawe subira inyuma mu buzima bwawe urebe. Go back into your life as well. ko hari abantu bamwe bakubwira ati ariko jyewe ibintu byanjye nikoreye nigejejeho nagize kose. ushobora kuba uri umucuruzi warungutse ariko hari abandi mwatangiriye rimwe bahombye bazinga boutique. You may boast and say, these things I created, these things I did, but you might have started a business alongside with other people. They failed, but you continued. n'agakiza kacu Grace. ni ubuntu. Even our salvation is just by grace. So ni grace upon grace upon grace upon grace. No ubuntu bugeretse ku bundi. rero iyo umaze guhishurirwa ibyo ngibyo Now, when you have received the revelation of this, birakorohera cyane guca bugufi imbere y'Imana. it's easy for you to humble yourself before God. barambibwira abantu nkabwira ni uko Imana ituzamura twebwe tugira tendency yo kuyirukana. Now, I always tell people, whenever God lifts us up, we have the tendency of firing ourselves. We go away. ibihugu tuvuga ko byateye imbere Imana bumva nta gaciro ifite. The countries that are highly developed, they feel like God has no value. ugiye no muri uyu mujyi And even if you went to town, singira ubwoba bwo kubivuga I'm not afraid of saying ngo this ndimo ndigisha ijambo ry'Imana. because I'm teaching the word of God. ab'Imana yahaye umugisha w'ubwenge n'ubutunzi gusenga babishyize ku ruhande. Those that God have given the grace of knowledge and wealth, they have put aside prayer. ku cyumweru uretse no kuri ka Friday ku cyumweru iyo ngiye gusenga mpura n'abantu barimo kwitunganyiriza umubiri. On Sundays, leave alone car-free day, but on Sundays I meet people that are going for sports. abakene bateruye Bibiliya bagiye gusenga The poor, they have their Bibles, they go to church, kuko baracyakeneye Imana. but because they still need God. n'abandi b'Imana yagiriye neza bakibuka yuko it's by grace. But those that God has done so well to them, they should remember that it's by grace. abo bajya gusenga Those, they go to church. Amen. by grace. Ni kubwo- guhishurwa kwacu kuva kubanza ugasobanukirwa iki ngiki kw'ibyo uri byo byose n'ibyo ufite byose. It's by Our grace. manifestation will start with the revelation that whatever we are and whatever we possess is by grace. dore uko bikora. Now, this is how it works. abantu benshi Imana bazamuye bagira isoni zo guhamya yuko bayizi. Now, when God lifts people, they will be ashamed of testifying that they know Him. bakagira isoni zo guhamya ko bazi Imana kubera ko Imana yabahaye umugisha. by grace yazamutse, by grace yabonye diplome, by grace yabaye umukire, by grace yabaye umuyobozi. They will be ashamed to say that God lifted them up, yet it's all by grace. They have their degree, it's by grace. They have become wealthy, it's by grace. agatinya guhishura ko ari umwana w'Imana They ko will, atibuka ko it's by grace ari muri icyo gihe. they will be afraid to show that they are the children of God simply because they are ashamed to say it's by grace. ariko burya ubuntu bw'Imana But the grace of God, icya mbere budaha humility first, it gives us humility. itadukoze isoni. It gives us humility that He will never put us to shame. ndibuka maze gukizwa Remember when I was born again? nakundaga kugenda na Bibiliya. I will walk with my Bible. n'ubu by the way ndacyabikunda.
Even today, I still love it ko nkunda ko abantu bamenye ko nyigendana nko kugisoma. because I love that people know that I read my Nta soni Bible and walk bintera ko with abantu it. bamenye ko ngendana Bibiliya. I'm never ashamed that people may Noneho know nza that I guhura go with n'umwarimu my umwe Bible. twakoranaga muri university. Now, I met one of the people we work with at university. Yari yaranditse ibitabo bibiri bihakana ubukristo. He had written 2 books refuting Christianity. Arambaza ngo iyo ni Bibiliya ufite? And he asked me, is that a Bible you're carrying? Ndamubwira nti And I said, yes. na nyuma yo gusoma ibitabo byanjye nanditse bihakana ibyo bintu. Even after reading the books that I wrote refuting the things you're reading, N'ubu ndacyabifite mu rugo. and I still have those books actually in my house. Uretse no kubisoma ntimaze kubitangaho conference nka gatatu. And I was like, apart from reading them, I have held some conferences like 3 times, Nereka abantu yuko wibeshye. just showing people that you were mistaken. Nirega nkubwira ikintu kimwe. And I said, let me tell you this. Genda unshakire nibura abantu babiri. Go get me at least 2 people Bari abasinzi. that were drunkards, abasambanyi. that were fornicators, Bahinduwe na biriya bitabo byawe. that have been changed by your books. Ngewe sindi bukenere babiri. I will not need 2. Nge ndihagije. I am enough. Iki gitabo cyahinduye ubuzima bwanjye. This book has changed Nta soni mine. kintera rero kukigendana. I'm not ashamed of working with this. Ahambira ngo nguzanye bya bindi by'ubuhamya. And then it was like, now you're starting to testify your stories. Mwatangiye kumva icyo bita guhishurwa kw'abana b'Imana. Now, do you understand Guhishurwa kwacu the ni ubuhamya. manifestation of the children of God? Ndamubwira nti umuntu ashobora guhakana ibitekerezo byanjye. I said, one can refute my ideas, Ariko ntushobora guhakana ubuhamya bwawe. but you cannot go against my Iyo Imana testimony. yahinduye umuntu akaba icyaremwe gishya ntushobora kubihakana. When God transforms a man and they become a new creation, you cannot refute that. Isi iracyafite amatsiko yo kubona abana b'Imana bahindutse. The world is eagerly awaiting Badafite for the isoni zo kwitwa manifestation abana of b'Imana ku children of God. mugaragaro. The people that are not ashamed of being called children of God. Birambabaza iyo mbona andi madini atagira isoni zo kuba amadini yabo. It saddens me seeing other religions not being ashamed of their religions. Njya muri za conference zikomeye mpuzamahanga ukabona abayisilamu isaha yawe yo kusara igeze bagasohoka muri conference bakajya kusara niyo ya minota 5. I go into some international conferences, and when it hits noon, Muslims will stand up and go pray, even if it's for 5 minutes. Kandi bakabyubaha. And they will respect that. Ntawe ndumva avuga ngo ntimugende. I've never heard anyone say, don't leave the room. Ariko twe tugira isoni zo kuba aba Yesu. But for us, we're just ashamed of being called of Isi Christ. itegereranya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. The world awaits eagerly for the manifestation of the Icyakabiri sons reka of nihute. God. Second, Urukundo rw'Imana. the love of God. Buriya ari ikintu kizadushoboza no guhamya Now, what will enable us to testify no guhindurwa n'urukundo rw'Imana. is to be transformed by the love of God. Isi iduhinduza ibihano. The world will change us with its punishments. Isi iduhinduza inkoni. The world will change us with its cane. Isi iduhinduza imanza. It will change us with its court trials. Bafata umujura They will catch a thief bakamuha umushinjacyaha and they will get him a prosecutor akamushyikiriza umucamanza and they will take him to the judge bakamucira urubanza and they will try him bakamushyira mu igororero and then they will put him in correctional agasohoka akiri service umunyabyaha. and they will come out still a Kuko sinner. umunyabyaha niyo wamukubita Because a sinner, even if he was punished, aricuza. they will just regret. Mwamara kumubabarira After you have forgiven them, akongera. they will repeat the same thing. Ariko iyo urukundo rw'Imana rwagufashe But when the love of God has gotten hold of you, ureka ibyaha you will stop sinning. ukabivamo You'll quit kandi ufite sinning. icyizere gihagije. And you will have great hope. Kuko hari ikintu nasobanukiwe Because there is something I understood. kwa kundi nababwiraga nyine umuntu wicarana n'Imana As I say that one will sit with God agakora meditation and they will meditate kora contemplation and they would kwitegereza Imana. contemplate God. Nari nicaye ndimo gutekereza kuri aya magambo aho Imana ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. I sat down thinking about the words that say, for God so loved the world. Yohana ibice 3:16. That's John 3:16. Nagarukiye aho ngaho. I just stopped there.
nakuyemo abari mu isi cyane nshyiramo izina ryanjye And I took away the world and put my name. kuko Imana yakunze Antoine cyane So truly God loved Antoine so much. irankunda So he loves me. ariko uranzi nyine umunyabyaha Do you know me when I was still a sinner? ntabwo nari umunyabyaha mubi cyane I was not that bad. nari umunyabyaha discipline I was a moderate sinner. w'imfura I was a good man, fura y'umunyabyaha a good sinner. zirahari nyinshi muzajya muzibona hari n'igihe tujya mu bukwe bakareba unakavuga ati izi mfura mureba hano nkazireba nkavuga izi nizo pe You'll see many of them, and in different ceremonies, you'll see people say, you see the. iriya mfura ndayizi yica umugore inyuma You'll be iriya like, mfura yindi ndayizi igira amatiku menshi I know that good iriya man, nayo but ndayizi he igira amanyanga is an ugasanga imfura zuzuye adulterer. aho ngaho nari muri izo ngizo ubu So nanjye mba ndi imwe muri zo I was one of those good men, but fornicators, and Ariko urukundo who rw'Imana could do all these bad things. But Rurangwa. for the love of God, noneho nanjye nivuga Imana ubu nkanjye wanciye iki ngo nkureyo now I am like, Lord, what did I do for me to deserve this much love? aho niho rero na Pawulo yari yaranyuze And this is the path Paul akavuga had ngo taken. ibintu by'urukundo rw'Imana birantangaza He'd be like, the things of God's love amaze muze me. kureba mu Baroma ibice 5 You'll ngo see in wenda Romans ngo wenda hari aho umuntu yapfira umunyangeso nziza Maybe one can die for a good man. ngo wenda umuntu yatinyuka agapfira umukiranutsi One can just take that risk and die for a good man. ngo ariko buriya ngo nkatwe Imana yaduciye iki ngo Kristo adupfire tukiri abanyabyaha But how about us? What did we do for Christ to die for us while we're still sinners? kubera rero ko i Rulindo ntari mfite ibintu byinshi byo gukora Because at Rulindo I didn't have much to do. amasomo nateguraga urumva umuntu wari umenyereye kwigisha ibintu bya literature bihambaye ukajya kwigisha mu yuwahe yize nateguraga mu minota 5 nkakosora mu minota 10 nkabura icyo nkora. So for one who was a literature professor at university, being sent to middle school and to teach the ABCDs of the language, I would prepare for 5 minutes and give a paper in 10, and I was ariko nabonye ikimana yari yaranjyaniye. But I understood the reason why God took me back there. Nasomaga Bibiliya ku buryo ku munsi nashobora kurangiza nk'amashapitire 30. I would read the Bible, and in a day I could read at least 30 chapters. Nkamedita nk'amasaha 2 ntekereza Imana gusa. I'd meditate for about 2 hours just contemplating God. Ibi rero mbigisha transformed in his presence, guhindurwa no kuba muri presence y'Imana gusa mukicarana ukajya wumva uhinduka. So the things I'm teaching you about being transformed by his presence. Kubera rero amateka mabi y'iki gihugu twari twarabayemo. Now, because of the bad history of this country we had lived in, urukundo rw'Imana nirwo rwampaye imbaraga. only the love of God is the one that strengthened me. Tekereza kumva wigishaga muri university ukisanga wigisha muri tronco. I imagine teaching in university and being sent back in middle school. Ntiwihebe. And you're not discouraged. Kuko nagezeyo Imana irambwira ngo I love you. Because when I got there, the Lord told me, I love you. Buriya najyaga ndirimba indirimbo z'urukundo rw'Imana nkumva nyine nduzuye. I would sing all the hymns about God's love and feel so filled. Bikampa imbaraga zo guhangana n'iyo politike y'urwango. I'd be comforted and be strengthened to fight against the kuko nzi yuko the umwami hate w'ijuru politics. n'isi wankunda. Because I knew that the maker of heaven and earth loved me. Kandi Hallelujah. dore uko bikora. And this is how it works. Burya iyo ukunda ikintu When you love something, urakirinda. you'll protect it. Urakirinda. You'll protect it. Buriya benshi tutaratangira kugura ibintu bihenze. Most of us, when we had not started buying expensive things, Urugo uzasanga rufite umuzamu. any home where you'll find a housekeeper, Ruzaba rufite frigo, a guard, rufite televizeri, they will have a fridge, they will have a Rufite TV imodoka. station, they will have a car, rufite n'ibindi byose abantu bashobora kwiba. N'abagore baho bambaye amazahabu n'ibindi nk'ibyo. and they will also possess things that are easy to steal. And even the women in those houses, they are, Dutangira porogaramu yo mu mujyi y'abanyerondo b'umwuga. now when we started the program for the guards, professional guards, Abantu bamwe bituriye muri quartier zitagira ibyo abantu biba.
Some people lived in neighborhoods where they didn't have anything to be stolen. baravuze ngo ariko mwebwe mufite ibyo biba nimushyireho abazabo twebwe baba bibikiza. They were like, for you, you have things that people can steal. How about for us? Go get your own guards. ariko reka nkubwire, But let me tell you this. ubwo Imana yakuguza amaraso y'igiciro cyinshi Now, because God bought you at a high cost of the blood, izakurinda. He will protect you. Iyo rero umaze gusobanukirwa ibyo ngibyo, Now, when I understood these things, ushobora kugenda widunda. when you understand these things, you Abantu will bakubona go bakibwira freely. ukababwira ngo nuko mutazi uwo ndiwe. And when people see you, be like, who are you? And you'll be like, you just don't know who I am. Kumenya urukundo rw'Imana kuri wowe biguha courage, biguha ubutwari. When you know the love of God, you will be encouraged. Najyaga mpangana n'abasirikare kuri bariyeri hagati ya 1990 na 1994. Between 1990 and 1994, I'd be arguing with soldiers Kuko naje mu mujyi narasobanukiwe uwo ndiwe. because when I came to town, I had understood whom I was. Ndibuka umugabo wamfashe bafata ibyitso. I remember one man stopped me. Twarazamukanye. We were going together. Ngenda musomera yari hamwe n'abandi basirikare bamwescotinze 8. He was with him along other 8 soldiers. Nawe ni kandi wa mugabo we. So I was talking to him, you know, man, Umfashe undenganye. you just captured me. Jewe ndi umukozi w'Imana. I am a servant of God. Ibyanjye Imana izabikubaza. God will make you accountable for my life. Turazamukana. So we continued. Hari abandi bantu yaragiye gufata. And he was going about catching other people. Amaze kubafata. After he had captured them, Yarafashe imbunda mu ntoki burya. he had his gun in his hand. Nako yakoresheje ambwira ngo wesha ngwiruka. And then he used the same gun telling me, oh, run. Barashaka kundasa mu bitugu. And I was like, this man wants to shoot me. Ngo in the nakubwiye back. ngwiruka. And it was like, I said, run. Umva ntiyambwiye ubwa gatatu. So niba ari ukundasa n'ubundi ashatse yandasa. I didn't wait for the 3rd time. So I was like, Narirutse. if it's about shooting me, he will Iyo do bashyira so. korono ku maguru yanjye So unari I kubona ran medaille so olympique. fast. I ran so fast. Kuko navuze n'ibyo ari byose hari Imana. Ubwo nabimubwiraga mubwira nti ibyanjye Imana izabikubaza. Because I was telling him, God will hold you accountable for my life. Mu rukundo rw'Imana. Because I know who I am in God's love. Hallelujah. Navuze mbwira muri service ya mbere I said it in the first service. Kunkura mu modoka ruguru iriya za Musanze. Ari muri 1992. In 1992 in Musanze, one man wanted to take me out of the bus. Habaga bariyeri mbi cyane muri There was a very bad roadblock. Arambwira ngo wevamo. He told me, you man, get out of the bus. Senga Imana ndayibaza Imana uyu munsi niwo munsi wanjye wo gupfa. I prayed to God in my heart. I was like, is this my last day? Kuko abantu bose baviriyemo kuri iyo bariyeri nta numwe watashye. Because everyone that was left the bus on that roadblock, none of them went back home. Numva Imana irambwiye ngo gumamo ibindi ubimparire. I heard God speaking to me, stay on the bus, the rest is on me. Ndamubwira nti simvamo. And I told the man, I'm not leaving Kuki the bus. utavamo? Why aren't you leaving the bus? Mfite akazi i Kigali kandi aha ntacyo nje kuhakora. I have work to do in Kigali and I have Ngo nothing to do nakubwiye ngo here. vamo. And the man insisted. I said, leave the Ariko bus. nanjye ubwo nacometse mu ijuru niba ndavuga Mana ngaho ni akazi kawe. For me, I had plugged myself in heaven. I was like, God, now this is your business. Ngo noneho zana grenade ufite muri ako gasaka. And then it was like, now bring the grenade you have in that small bag. Mfite akamarete gatoya natwaragamo ipantaro n'ishati na isuime. Ni nibyo bitatu byarimo. I had a small bag in which I had my trousers, a shirt, and a Harimo towel. na Bibiliya n'ikaye nigishirizamo There was n'udukoresho also in tw'isuku. there my Bible and my notebook. Ndagafungura. I Ariko ubwo opened it. abaturage barimo barasakuza nimutukize nimututabare nimutukize. Now everyone on the bus was just screaming, saying, "Oh, save us, Fungura save us, amarete save ku us!" buryo bose barebamo. So I opened my small bag for everyone to see inside. Nkuramo Bibiliya yanjye. I took out my Bible. Mbwira abaturage nti murebe muri iyi marete mushakemo grenade. I told everyone in the bus, Mbwira umusirikare check my bag, Genda look for the umukozi grenade. w'Imana.
I told the soldier, said, I am a servant iyi of niyo God. ntwaro nzi gukoresha, ibyo bindi uvuga ntabyo nzi. This is the only weapon I can use. The rest you're saying, I do Sinicana, not know that. sinangana, n'ibyo uvuga sinzi uko bisa, sinjyana I n'ibikoresho, don't kill sinzanabikoresha. people, I don't hate people, and whatever you're saying, I've never seen it, I've never used it, and will Imana never use it. ihindukiza ba baturage baramuhindukirana. So God changed the mind of the people who were together on the bus. They turned against him. Ngo ubu niho wari ubeshyeye umuntu w'Imana ngo ngwino werekane grenade. And then they were like, weren't you lying about the servant of God? Now come and show us the grenade. Ndavuga nti Imana izirwanira urugamba tu. And I said, the Lord will fight for himself. Shefu we yari ari yicaye nk'ariya hirya. Now, his boss was seated right near there. Aza ngo ariko sha ngo aba basazi bo barokore ntabwo bazi. And he came to us, he was like, don't you know these crazy Christian people? Ngo muhindanga muntu ye. Give him his ID. Abwira umushoferi ngo mugende. And he told the driver, leave this place. Bafunze imodoka turagiye. That's how we closed the bus and we left. Abaturage ngo tubabarire rwose. And everyone on the bus was like, please forgive Ngo us. kandi udusengere imbere yuko tuvamo. And please pray for us before you leave the bus. Dufite Imana iturinda kuko We idukunda. have a God that protects us because he loves us. Buriya rero guhishurwa kw'abana b'Imana Now the manifestation of the no children of God guhishurirwa kw'abana b'Imana and the revelation they receive, biva mu kumenya ngo Imana yantanzeho umwana wayo ku buntu it comes from your knowledge that God gave up no his son kundinda for you n'ibindi by byose his grace. izabikora kubw'urukundo rwayo. So he will do everything else, including protecting me for his love. Icya gatatu. Hallelujah. Third, Nicyo gikomeye kuruta ibindi, which is the greatest, gufatanya n'umwuka wera. is communion with the Holy Spirit. Iri jambo mu Kinyarwanda baravuze ngo ni ukubana n'umwuka wera. This word in Kinyarwanda, they say to live with the Holy Spirit. Muri translation zimwe z'icyongereza baravuga ngo ni fellowship with the Holy Spirit. In some translations, they say fellowship. Mu Gifaransa bakavuga ngo ni communion avec le Saint-Esprit. And in French, they will use communion. Ariko ririya jambo rirenze ibyo byose. But in Kinyarwanda version, it's better than all the Mbese others. ni nko kuvuga ngo ni ukwinjiranamo n'umwuka wera akaba muri wowe nawe ukaba muri we. It's like intertwining with the Holy Spirit. Njya nkunda ukuntu Bibiliya ikoresha ariko mu Kinyarwanda noneho. I love also the way the Kinyarwanda version uses it. Imana irema umugore yaravuze ngo tumuremere umufasha umukwiriye. When God made a man, he said, let's create a helper for him. Hanyuma ivuga ku mwuka wera avuga ngo nzaboherereza umufasha. Speaking of the Holy Spirit, he said, I will send you a helper. Niyo relation irimo urukundo, irimo gufatanya, irimo gukorana, irimo byose. That's the relation that involves love and partnership. Buriya rero umukristo uzashaka kubaho ubuzima bwuzuye Now, a Christian who wants to live a fulfilled life, azakorana n'umwuka muri domene zose. they will need to work with the Holy Spirit in all domains possible. Identite zawe zose. All your identities. Buriya abantu benshi ntibazi ko dufite identite nyinshi. Now, people do not know that we have a lot of identities. Reka mbahe nkeya mpereye kuri jyewe. Let me give you a few of them, starting with myself. Mu buryo bw'akazi ndi umupasitori. Professionally, I am a pastor. Ndi umugabo w'umugore. I am a husband of one wife. Ndi umupapa w'abana. I am a father of children. Ndi umwana w'ababyeyi banjye. I am a son to my parents. Ndi umuvandimwe w'abavandimwe banjye. I am a sibling to my siblings. Ndi umuturanyi w'abaturanyi. I am a neighbor to my neighbors. Ndi umukristo mu itorero. I am a Christian in the body Ndi of Christ. umunyarwanda mu gihugu. I am a Rwandan in the country. Izo identite zose All of these identities, umwuka wera agomba kuzimberamo umufasha. the Holy Spirit needs to be my Hallelujah. helper in every area. Bivuga ngo niba uri umucuruzi Now, meaning if you are a business person, kurura imbaraga z'umwuka zigufashe gucuruza ku buryo wunguka abantu bakajya bavuga ngo uriya muntu kuki yunguka. may you draw on the power of the Holy Spirit so that people will wonder, how does this man Umwuka w'ubwenge n'uwo increase? guhishurira. The spirit of wisdom and revelation. Niba uri umwarimu, If you're a teacher, yewe nababwira iby'umwarimu kuko nibwo nakoze cyane. I will tell you about teaching because this is my profession Ibi for Imana a long time. yabimpishuriye. Reka burya guhishurirwa kw'abana b'Imana ni uko nguko kuza. This is how you get the revelation, and the children of God are manifest in that Ujya muri way. presence y'Imana You go in the presence of God, ahubwo ngo sengera ubwarimu bwawe. and God will lead you how to pray for your profession. Ibyo bihe narabikundaga. I used to love this Naragendaga time. nkicarana na Yesu.
I would go and sit with Jesus. akampa topic tukaganira. He'd give me a topic and we discuss it. Ndashaka kuba umwarimu mpesha icyubahiro. I want you to be a professor that glorifies me. Nubwo ntari nkigisha muri university mu buryo bw'akazi, Even though I was no longer teaching at university level professionally, ariko university yarankundaga nari umuvisiteur. but the university loved me, so I used to be a visiting professor. Abanyeshuri nayoboye bandika memoir. And all the graduates that I led through their Ngira ngo work, nayoboye nk'umunani. I led like about 8, I think. Bane muri bo nabakuyemo iminyago. 4 of them, I got them to Christ. Ariko ndashaka kubabwira umwe gusa. But let me talk to you about one of them. Umuhungu umwe yararwaye. One of them fell sick. Nari mfite umuco wo gusengera abanyeshuri. I used to pray for my students. Abo nayoboraga bo nabasengeraga kurushaho kugira ngo bazarangize neza nanjye bimpishemo. Those that I led, I used to pray for them regularly for me to be honored as well. Rero bigeze hagati ndamubura. So at some point I lost them. Icyo gihe campus bari barayikuye Nyakinama barayishubije Butare. They had moved the campus from Nyakinama to Butare. Hanyuma ndamanuka njyayo kumushaka. So I went to Butare looking for him. Ndamushakisha. I tried to look, I searched out. Finally ndamubona. Finally found him Nsanga yararwaye. and found him sick. Yarwaye umwijima. He had problems with his liver. Hanyuma turaganira. And we talked. Arambwira tubugena narihebye. He said, I'm now discouraged. Iyi memoir sinzayirangiza. I do not know if I will finish my thesis. Ndamubwira nti rero ndashaka kugutera umwete. And I said, let me encourage you. Kandi uzayirangiza. And you'll finish this. Nzagufasha. I will help you. Ati sinshobora kujya Rurindo ati bambujije kugenda. And he said, I can't be going to Rurindo. They denied me those movements. Ushobora gukorera hano? Said, can you work from here? Ati He said, yes. none reka nkorohereza. Said, let me make it easy for you. Buri byumweru bibiri. Every 2 weeks. Ukore kuri ritime y'umurwayi. Work as a sick person. Abandi mbaha icyumweru kimwe we nzajya nkuwa bibiri. Others I'll be giving them 1 week, but I will be giving you 2. Nzajya manuka. Every 2 weeks I'll be coming. Nze twicarane. I'll be sitting with you. Muhe ibyo nakosoye. I will be giving you what I have corrected. Umuhe ibyo wakoze. You will be giving me what you have been working on. I will sleep over. Ndare mbikosoye. I will correct the work. Buke mbigusigire. And I will leave it to you in the morning. Buri byumweru bibiri ngenza. Every 2 weeks I'll be coming. Turabikora. We did that. Ararangiza. He finished. Na memoire yarayidefanda. He also finished with his thesis. Arambwira ati ndashaka ko tuza kuganira. On the defense day, he said, I want to talk to you. Ndashaka kukubaza ikibazo. I have a question for you. Nukubera kuri umuntu mwiza cyangwa nukubera kuri umurokore nkuko bitubwiye. He said, is it because you're a good man or it's because you're a Christian as you said? Ndamubwira nti rero nanjye nkubwire. I said, let me tell you. Iyo bitaba ku bwa Yesu. Had it not been by Christ, no kukuyobora byari kukugora. Even leading you, it would have been very difficult. Kuko ibyo bene wanyu bankoreye. Because the things that your people did to me. Yari waruguriri. Bankura muri university. Abanyeshuri bari babizi. So the students knew where he was coming from. Byari gutuma nkwanga. I could have hated you. Ku buryo nari kukurushya no kurangiza nturangiza. To the extent that I would have made it so hard for you and not finish. Ariko genda umwarimu wa Yesu. But I am a teacher ambwira ijambo ryaneje. of the way of Christ. So he said a good word to me. Mbabarira umbwire Yesu. And he said to me, please, can you talk to me about Jesus? Uwo wambereye we. If it's Jesus that made you to be what you were to me, ndamushaka. I want him. Amen. And muhaye isezerano. I promise you, ibyo wankoreye. whatever that you did to me, nanjye abo nzigisha niba nzigisha. whoever I will teach, if I make it to teaching, nzajya nkwigana. I will just learn from you. Guhishurwa kw'abana b'Imana. The manifestation of the children of Nabaha God. inkuru n'inkuru. I can give you stories. Z'abana aho nigishaga kubera Yesu ugahindura imyigishirize kubera ko Yesu yakubwiye ngo aba bantu banjye ubigishe ku buryo wamenyayo bahishurirwa abana b'Imana. I can tell you stories of the way God taught me how to teach. Isi baratubwira ngo ibyaremwe byose. Bible says that all creation bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Eagerly awaits for the manifestation of the children of Ejo bundi God. pastor yatubwiraga. Recently, Pastor told us, maze kwigisha iyi nyigisho.
after I had taught this. ati n'imbwa zitegereje amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. He said, even dogs await for the manifestation of the children of aduha God. urugero rw'imbwa yimutse kwa shebuja yigira ku muturanyi. He gave us an example of a dog that moved from its master and went to a neighbor. kubera ko n'umurokore uyifata neza. Because this neighbor was a Christian who would care for ngaho the nimwimagine dog. noneho abagabo bafata neza abagore babo kuko ari abana b'Imana, n'abagore bagafata neza abagabo, ababyeyi bagafata neza abana, abarimu bagafata neza abanyeshuri. Mwumve uko isi yamera. Now imagine a world where men will care for their wives and wives will care for their men, parents caring for their children, teachers doing the same. njya numva bavuga ngo serivisi mbi. Sometimes I hear Narabyumvise about noneho bad muri service. report yasohotse ya ntuze ya RGB ngo serivisi ngo imitangire ya serivisi ngo yaramanutse. I read this in the RGB report saying that the level of service no mu has biro gone down. baracyakeneye guhishurwa Even kw'abana in b'Imana. offices, they still need to see the kuko manifestation of the umunsi children of God. tuzatangira gutanga serivisi nk'abana b'Imana abantu bazamenya kudutandukanya. Because the day we'll start giving good service, even in the world out here, they will know how to make a difference. ariko biva hehe? But where does this come from? muzahabwa imbaraga umwuka wera You shall nabaza. receive power when the Spirit has come kuko upon iyo you. umwuka wera yaje Because when the Spirit has come, duhabwa imbaraga mu buryo bw'umubiri, we receive power physically tugakora tudacogora, and we will work tirelessly tugatanga umusaruro. and we will give results. tuzahabwa imbaraga mu bwenge, We will receive power in our mind tujye tumanuka na za plan na za visions abantu bibaza aho tuzikuye. and we will come with plans and visions. People wonder where we umurokore got niba them mushinga from. kuyobora departement bavuga ngo departement ayobora ni ibiting, ministeri ayobora ni iri imbere. kubera iki? kubera ko If a Christian twe is dufite given a department guhishurwa and ministry kuva mu to ijuru. lead, they will say this department, this ministry is always ahead because of the revelation we receive. reka mbasabe bene data, Let me ask you, brethren, free the Holy Spirit. Murekure- muribere umwuka wera, Free the Holy mumurekure Spirit. akore, let the Holy Spirit work hanyuma isi ibone uko abana b'Imana basa. and let the world see how the sons of God look like. mpora nsenga Imana. I always pray to God. ndashoje. I'm closing. nanjye ntegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. I also await eagerly for the manifestation of the sons of God. umunsi aho tuzakora hose bazatwifuza. The day wherever we will work from, they will envy us, they will want ngo us. mudushakire umuntu ufite umwuka. We want someone who has ko twabonye aho bakoze hose bahakora who neza. has the same spirit, because we have seen wherever they've been, they have done great reka mpe things. challenge abapasitori, Let me challenge pastors. reka twigishe abakristo ku buryo tuzahinduka uruganda ruproduce abaturage beza. Let us teach Christians so that we will become an industry that will produce good ku buryo hari igihe citizens. bazavuga ngo n'abananiranye nimubohereze mu matorero kuko bo barabashobora. Because they will be able to say, even the impossible people, send them to churches, because at least churches can handle them. buriya umanuye umwuka wera akinjira muri mageragere. Now imagine sending the Holy Spirit in Mageragere. nababwira byinshi ariko isaha yashize. I can say a lot, but time has betrayed us. ariko reka mbabwire akantu gatoya. But let me tell you this. muri za 94 na 4 na 5 In 1994 95, hari za gereza zari zarananiranye, there are prisons that were so difficult, harimo na 1930. including 1993 prison. nibasanga mbeshya bazajye muri statistique zabo. If twagiyeyo bari baratubwiye ngo 1930 yarananiranye. we went there and had said that the 1930 prison was impossible to deal with. turavuga ngo ariko reka tuzinvading 1930 And I said, why don't we just invade that prison? tumanure umwuka And we just call upon the Spirit to come Turebe down there ikivamo. and see what will happen. dusaba uruhusa. So we asked for permission. hari umubishop asigaye akorera epfo witwa Innocent, There is a bishop, Mr. Innocent. noneho niwe twajyanye n'abandi bakozi twakoranaga muri yeyi. He is the man that I went with along with other dusaba uruhusa rwo co-workers. gukora amasengesho y'umunsi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. We asked to go and pray from there from morning to evening. turiyiriza. We fasted. bigejeje mu masaa 8 Around 2 p.m. now,
ndabwiriza. I preached. Following week, And the following week, abemeye ibyaha those that confessed their sins, bageraga muri 800, there were around 800 kuko batangiye uwo munsi. because they started from that day. Nimujya muri statistique za gacaca, When you go into Gachacha statistics, icyubahiro ni icy'Imana si icy'abantu. the glory is God's, not of man. Bitatu bya kane by'abantu bemeye ibyaha n'abatsinzwe n'ubutumwa bemejwe n'umwuka. 3/4 of those that accepted their participation in the genocide were people that were convinced by the Spirit. Nimwimagine tubaye amatorero amanura umwuka ku gihugu cyose. Now imagine if we were churches that would call upon Muri the Spirit sectors in the whole zose. church, in the whole country, in all sectors. Ngo urubyiruko rurimo kwiyahura, Now imagine the youth are now committing suicide. umwuka yamanutse ibyo byahagarara. If the Spirit came down, all of this would stop. Ngo ingo zirimo zirasenyuka. Now destroyed families. Umugabo wuzuye umwuka n'umugore wuzuye umwuka ntibashobora kudivorce. A man and a woman filled with the Holy Spirit can never divorce. Ngo akazi gakorwa nabi, And bad service, umukozi uri muri Yesu ntiyakora nabi. a servant who is in Christ can never do Ariko that. challenge yacu ni iyihe? But what is our challenge? Ibyaremwe byose The whole creation bitegerezanya amatsiko awaits eagerly guhishurwa kw'abana for the b'Imana. manifestation of children of God. Dusenga Imana. Let us pray. Ariko niba wicayemo uyu munsi But if you are seated here today wumva umwuka w'Imana arimo kukubwira ngo uyu ni wo munsi wawe and you feel like the Spirit of God is telling you this is your day wo guhinduka, to be changed, uyu ni wo munsi wawe this is your day wo kugenda nk'umwana w'Imana. to walk as a child of God. Ushobora kuba usanzwe ukijijwe Maybe you are a Christian, yes, ariko ukaba wafashe icyemezo but you have committed cyo kuvuga ngo guhera uyu munsi aho nkora hose saying that from now on, wherever I'll work from, ngiye gukora mu mbaraga z'umwuka. Kandi mubyumve neza, ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kubwiriza aho nkora, no, ntabwo uzabwiriza ukora nabi, ntabwo abantu bazakwemera. I'm not saying you are going to be preaching the gospel where you work from. Ngiye gutanga serivisi ikwiriye umwana w'Imana. I'm saying you are going to commit yourself to giving a service worth of a child of God. Mbere yo kuvugisha umunwa ngiye kuvugisha ibikorwa. Before I speak, I want to do. Wenda wumvise umwuka arimo kukwemeza. Maybe you feel like the Spirit is convincing you. Wenda wumvise ufashe icyemezo cyo kugenda gutyo. Maybe you want to make a decision to walk accordingly. Wamanitse ikiganza ukabwira Yesu ngo uyu munsi ndaje. Why don't you lift your hand and say, Lord Jesus, today I come. Turagushimye mwami Imana yacu. Thank you, Father. Reka uyu munsi imbaraga z'umwuka zimanukire kuri iri teraniro ndetse n'abo twateranye mbere n'abari buze nyuma yaha. Reka aya masengesho y'iyi minsi 40 azavemo kwiyemeza, azavemo guhaguruka, azavemo determination yo kugenda nk'abana b'Imana. Igihe kirageze ngo isi imenye ko dutandukanye, igihe kirageze ngo isi imenye abo turi bo, igihe kirageze ngo isi tubone dukora nk'abana b'Imana, igihe kirageze ngo guhishurwa kwacu kugaragarire mu bikorwa, kugaragarire mu bwenge, kugaragarire mu buryo tubana, kugaragarire mu buryo dukora. Imbaraga zawe zimanukira aha hantu, kandi ihe kuba hano honyine, n'ahandi hose izina ryawe rivugwa, n'ahandi hose abantu baterana mu izina ryawe muri ino myaka Mana. Reka isi tumenye ibyaremwe byose bibona guhishurwa kw'abana b'Imana. Uduhishurire imigambi yawe tuyigenderemo kugira ngo turusheho kukugirira umugisha, kandi nitumara kuyimenya, nituyishyira mu bikorwa, abantu bahabwa umugisha bamenye ko turi abana b'Imana koko. Reka izina ryawe ryogere, reka ubwami bwawe buze, reka ubwoko bwawe duhabwe umugisha kandi tuhesha abandi, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Amen.